hano mfite amafaranga yo kuri TikTok ngo batabanye ndi kurya inyama ngo nago banyurwa muco wabirangije wabirangije shiramo ubunyobwa nje ndashaka kwereka abafana ngo ndi kurya inyama nibwo banyurwa ngo nibwo bamenya ngo komeze neza ngo ndi kurya nk'imyumbati nababyishimiye. Natashye mu rugo mu cyaro hano tugira ahantu bita mu Kabenzi ndakeka abantu muzi mu Kigali abantu mu Kigali ndakeka kira cyokezo mukizi abantu mwe mutashye mugiye mu cyaro naye naje mu Kabenzi rero kamba kubite ndi kurya inyama wenda mubone ko wenda mbayeho neza sinzi ikintu cyabate depression n'umuntu atari inyama ntaga bari kuba content kumushaka ubwo rero nanje nje kokesha nubwo byaba ari icyo cyane nusu mubone ndi kurya basi rero ko mwanyurwa hano mu cyaro twigira na bamucoma beza bazi ukata inyama fresh umva birabye Kigali siuzi ngo burara bari turi mu Kabenzi ngubu mu kanya hano dufite na litiro ya butunda papa mu cyaro tubayeho neza mwabantu mwe abantu muzi mu cyaro muzi umva mukare kanze makubite shonari birarangiye ariko ndakeka babishoje gase yakire yaje rero ni inyama baba bafasha kubitamo ikintu bita ubunyobwa mu Kabenzi amwe n'ibirayi ibi ni ibiro bingahe by'inyama ariko rero kamaze imikubi ibyo kubana n'abantu kwari kumemukiye inyama ziragugwa raga inyama bazira muri Kigali gusa urova umemukiye wara kumemukiye aho bahite tubana nk'abantu baka bahita mu Kabenzi urumva wana ngiye kujya nkora video ndi kuza kuri inyama wenda mu Kabenzi mbone wenda ko tubayeho neza uyunga nta n'ibintu bijya nk'ibi bintu bro abantu mu cyaro murabizi uko ngire ngura mugore murabita gahunda najemo hano mu cyaro nizirangira nzamubona nzamwereka ko amuza atari umuntu ukinishwa namugore witukuje babandetse namugore witukuje ajya ngo ni ikiveju nzamwereka ko amuzana adakinishwa Takoze bro mu Kabenzi ibintu bameze fresh abantu mutazi mu cyaro man cyaro tubayeho neza papa